Yes, reka nongera ngusuhuze nkwifurize kugubwa neza wowe ukurikiye Media TV ye wumva kuri mikoro ni Tekamanzi. Tugarutse mu mwanya w'amakuru n'ibiganiro kuri cryptocurrency. Uyu mwanya tukaba dukomeje kwibanda kuri Pi Network, turagira ngo tubanze tuive imuzi n'umuzingo. Hanyuma tuyisoze. Icyo tugiye gukora ni iki? Tugiye gusobanukirwa iyi mishinga itatu yasohotse, hanyuma buri wese agerageze akore uriya mukoro, awusoze bamuhe igihembo cye. Ubwo rero uyu mushinga kugira ngo tuwusobanukirwe cyangwa se iyi mishinga itatu, icyo ndi bukore, ndasoma buri mushinga, nkusomere umushinga ni uwuhe, hanyuma turebe uko uwo mushinga ukora, turebe akamaro kawo, hanyuma uze kujya mu bibazo. Buri kibazo ni ibibazo bigera kuri 4, ariko ingingo zigera kuri 4, ariko buri ngingo irimo ibibazo nka 3 cyangwa se 2. Noneho wowe icyo ukora urasubiza, bakuba uhitamo, uba wasomye, wamara gusoma ugahitamo, kugira ngo wenda iyi nyandiko ngiye kubasomera ndayifata nyishyire muri description ni hariya munsi ya titre, aho mubona nimero ya telefone, munsi yaho hari za link, n'iki noneho munsi y'izo link ndahashyira iyi nyandiko kugira ngo buri wese ushaka gusoma ayisome, noneho abone uko asubiza. Hanyuma rero umaze gusubiza neza, ubanza gusoma, wamara gusoma niyo wajya ufungura ugasoma, wamara gusoma ukaza ugasubiza. Hari igihe baguhitishamo ngo vuga ikibazo kitari cyo, wowe icyo ukora ukanda ku nyuguti, ugakora kuri iriya nyuguti, niba ari A niba ari B, hanyuma warangiza ugakora kuri submit, ugakomeza no ku kibazo gikurikiyeho. Ubwo rero abari tayari tugendane, reka mbanze mbasomere iyi nyandiko neza, hanyuma mu byumva. Ubwo turasa nk'abasubiye mu itangazo ryose, ni itangazo rirerire ariko dufata incamake yaryo kugira ngo tubonemo iby'ingenzi, noneho tugendane. Pi Today 2026 igamije guteza imbere akamaro k'ibikorwa bya Pi binyuze mu bwenge bw'ubukorano AI, gukoresha mudasobwa cyangwa se computer, n'irangamuntu, ndetse cyangwa se ubwo imyirondoro. Hanyuma rero ni ku munsi mwiza bari baduteguriye nyine wa Pi Today. Icyari kigamijwe, baratubwira bati ba pioneers, kuri uyu munsi Pi Network yashyize hanze ibintu bishya 3 by'ingenzi bigamije kwambuka imipaka ya Pi, igatangira gukoreshwa n'ibigo ndetse n'abaterankunga cyangwa se abubatsi developers bo hanze y'umuryango wa Pi Network ecosystem. Iya mbere, umushinga wa mbere nuwo bita Holohost, aho bakoresha mudasobwa na AI mu by'imbere muri Pi Network. Holohost ni iki? Ni uburyo bushya bukoreshwa muri Pi desktop, bufasha abaterankunga gukora no gushyira hanze porogaramu apps zabo. Uko ikora: abakoresha Pi Node cyangwa se Pi desktop bashobora gushyira izo apps muri mudasobwa zabo ngo zikore ibintu bijyanye n'ubwenge bw'ubukorano AI, cyangwa gukoresha imbaraga za mudasobwa, cyo bita distributed computing. Bifite akahe kamaro rero? Bituma ukoresha telefone yawe binyuze kuri Pi browser, ufata amakuru cyangwa ukoresha AI iri kuri mudasobwa yawe yo muri Pi cyangwa se yo mu rugo,
ya indi tuba dufite mu rugo tutagendana, ya desktop imwe tutagendana, bityo amakuru yawe akaguma iwawe mu ibanga bitiriwe byohererezwa, batiriwe babyoherereza ibindi bigo. Kuvuga ngo ubundi wagombaga gukora ku buryo ufite ukuntu byohereza ariko bikanyura ahandi hantu, ariko iki gihe cyo ushobora gufata amakuru ari kuri telefone cyangwa se kuri iyo computer ukayohereza kuri telefone cyangwa se ukayakura kuri telefone ukayohereza muri iyo computer, nta wundi muntu wahuje, urumva iyo interface ukabihuza, nta handi hantu bigombye kunyura nk'umuhuza. Iyo holohost rero murumva uko ikora, akamaro kayo n'inyungu bifitiye abapayiniya. Urumva rero abakoresha Pinodes bakoresha za desktop za computer zo mu rugo tutagendana, za mudasobwa, urumva ko aka kantu gafite umumaro. Urumva gukoresha hagati ya Pi ukoresheje AI, ndetse iyi programme nicyo iba igamije. Ahari ngira ngo murabyumvise, muraza gusoma inyandiko mubyumve, noneho mujye musoma musubize. Iya kabiri ni Pi sign in. Pi sign in ubundi no kwinjira muri Pi nyine, kwinjira ku zindi mbuga ukeye rwose wemwe. Ubu ni uburyo noneho abapayiniya bashobora gukoresha konti zabo za Pi banyura ku zindi mbuga za interinete n'izindi application z'abandi bantu, cyo bita third party, batiriwe banyura muri Pi browser. Ni ukuvuga ngo ushobora kwinjira muri Pi browser atari uko kwinjira mu bikorwa bya Pi unyuze ku zindi, urugero wenda nka application wenda Pi World ni urugero, Pi World ushobora kwinyuraho ukinjiramo ukarinda uza ukinjira muri Pi browser, atari uko muri Pi network ukabona uko winjira muri Pi browser utabanje kunyura muri Pi app yonyine ngo ubone kwinjira muri Pi browser. Ubwo mwabyumvise akamaro bifite n'akahe rero. Baratubwira bati ibi bituma porogaramu z'abandi bantu zibona abakiriya banyuzwe kandi ba bantu akaba ari abantu nyabo atari amarobo. Bikaba n'uburyo bwo kwerekana ko mudasobwa n'izindi telefone bikoresha umuntu umwe binyuze ku myirondoro ya Pi afite muri Pi network. Urumva ibi ngibi bikoresha ni ukuvuga ngo ni account imwe iri mu gukora iki gikorwa. Ni mudasobwa, wowe ufite mudasobwa yawe aho ngaho ushobora gukoresha telefone yawe ukinjira ugahuza mudasobwa yawe na telefone yawe, ushobora kandi kwinjirira muri application y'undi muntu uri muri Pi aho ngaho, akaza neza akakwinjizamo hano muri Pi network. Iyi rero Pi sign in yo ifasha mu buryo bwo kwinjira muri Pi, sibyo? Abapayiniya bashobora gukoresha konti yabo ya Pi banyura ku zindi mbuga za interineti n'izindi application zitandukanye z'abandi bantu batiriwe banyura muri Pi browser. Aka kantu murakumvise. Akamaro bifite nuko ibi bituma porogaramu z'abandi bantu zibona abakiriya banyuzwe kandi ari abantu nyabo. Bikaba n'uburyo bwo kwerekana ko mudasobwa n'izindi telefone zitandukanye bikoresha umuntu umwe binyuze ku mwirondoro cyangwa se ku myirondoro ya Pi, anyuze mu buryo bwa Pi, ariko bitakorewe muri Pi network gusa. Ibiro biraza gutuma za application z'abantu bandikije muri Pi ziza kugira agaciro hifashishijwe iyi nzira yo kuba bakwinjira muri Pi cyangwa se bakwinjira muri telefone bakoresheje imyirondoro ya Pi. Application ya gatatu, umushinga wa gatatu washyizwe hanze n'uwo bita Pi Verify.
uyu ugamije kugenzura niba uri umuntu nyawe. Ni KYC y'ibigo bitari ibyo muri Pi Network, external connectivities. Mwibuke bya bindi bita KYB, know your business. Aha rero igukorera KYC, iragusuzuma ikagu-detecting, ikamenya niba uri umuntu wa nyawe. Iyo application atari iki, atari robo. Pi Network yazanye Pi Verify, serivisi ifasha ibigo by'ubucuruzi n'imbuga z'ibanze gushishoza, ibifasha gushishoza no kugenzura ko abakoresha imbuga zabo ari abantu nyabo. Ni ukuvuga ngo umuntu nyawe ugiye kwinjira muri iyo application, tuvuge wenda application bamaze kuyiha uburenganzira muri Pi Network, ariko yo ntabwo ifite uburenganzira n'ubushobozi bwo kugenzura ngo imenye ko, urumva iyo application kugira ngo ikorwe muri Pi, bo barayigenzuye, barayimenye, baravuga bati iyi application ntabwo ni application ishingiye ku muntu wa nyawe, ntabwo ari robo. Muri Pi ibyo barabikoze, ari nayo mpamvu bayihaye uburenganzira. None iyi application nayo igiye gutangira kwakira abakiriya. Abakiriya iri bwakire rero igomba kuba ifite ubushobozi bwo kugenzura, ikamenya ko, gushishoza, kugenzura, ikamenya niba uwo mukiriya yakiriye ari umuntu wa nyawe, kuko ukikeneye ni umuntu wa nyawe. Umuntu niho ruzingiye buriya, ntabwo ikeneye robo. Ari robo bakora nyinshi, icyo bakeneye ni umuntu wa nyawe. Ubu buryo rero bwa Pi Verify buzajya bufasha ya application kuyibashisha kugenzura abakiriya bayigana niba konti bafite za Pi ari iza nyazo, niba abo bantu ari abanyabo, atari amarobo irimo kwakira. Aka kantu murakumva? Ni ukuvuga ngo reka ngasubiremo kugira ngo mukumve neza. Pi Network yazanye Pi Verify nka serivisi ifasha ibigo by'ubucuruzi n'imbuga zo hanze gushishoza no kugenzura ko abakoresha imbuga zabo ari abantu nyabo, badahimba konti, fake accounts, cyangwa ni ukuvuga ngo izajya nayo ibakorera KYC, cyangwa ngo bakore ubujura bwa mudasobwa, cyo bita phishing, kunyanyasa cyangwa se guscaminga abantu. Ikorite rero Pi Verify. Pi Verify ikoresha uburyo bwa Pi busanzwe, AI wongeyeho abantu bagenzura cyangwa se ba verifying, aba moderators. Ubu buryo rero bumaze kwemeza abantu barenga miliyoni 18 ku isi yose. Nakahe kamaro ku ifaranga rya Pi Network bizaba bifite? Ibi bigo n'imbuga bizajya byishyura mu mafaranga ya Pi, cyangwa se bizajya byishyura Pi ngo bikoreshe iyi serivisi. Ibi rero bikazongerera Pi agaciro n'akamaro cyane mu bukungu busanzwe. Aka kantu mukumve neza. Izi application, iyi mishinga izajya ikoreshwa mu bigo bitandukanye, cyangwa se mu application atandukanye yaje gukorera muri Pi Network aturutse hanze ya Pi. Hari azaba atarubakiwe muri Pi Network, ofete hari nka yubakitse ariko akeneye gukorana na Pi, si ngombwa yuko yongera kubakwa. Ayo ngayo ahubwo azajya ahabwa ikaze yinjire muri Pi. Aha rero niho isoko rigiye kubona abakiriya benshi cyane, ibigo byinshi cyane, kuko hari ibigo byubakitse ahubwo bikeneye uburyo cyangwa se porogaramu ibihuza na Pi gusa, ubundi bigakomeza gukora akazi kabyo, ariko bifitemo ikintu nakwita Pi detector, cyangwa se uburyo bwa Pi bwo kumenya no kugenzura abaza gukorana nayo. Kubera ko abapayoniya benshi bakeneye ibyo bigo, ariko ibyo bigo ntabwo byigeze byinjira muri Pi Network
kubera amabwiriza n'amategeko wenda payi igenderaho, bakavuga bati ariko natwe turubakitse ku buryo mutajya kuduhindurira porogaramu, muraba muhinduye amategeko n'amabwiriza yacu, ahubwo twakoresha uburyo bw'ubufatanye. Noneho ubwo bufatanye hashingiwe ku masezerano y'ubufatanye, tukinjizamo porogaramu yanyu ishobora kugenzura ibyo mukeneye ko dukorana nta kibazo no ku bakiriya banyu. Kandi ibyo bigo bifite inyungu, nubwo bifite abakiriya ariko bizaba bifite inyungu y'uko bibona abakiriya b'abantu nyabo kuko buriya umuntu akeneye kurya, akeneye serivisi. Ntabwo irobo ikeneye serivisi, ntikeneye kurya, ariko iyo serivisi ni serivisi izaba ijyana igusha iteka ku mufuka w'abantu cyangwa se ku gifu cy'abantu. Urumva rero niyo mpamvu abantu ba nyabo bakenewe, niyo mpamvu ibyo bigo bifite inyungu yo kuza gukorana na Pi Network. Noneho rero icyo nshaka ni iki ngiki, buri kigo kizategekwa cyangwa se gitegetswe ko serivisi bakeneye bazajya bishyurwa muri Pi. Ibi bizajya bituma n'abantu batamayininze Pi hari ukuntu bazajya babona Pi, nkuko urugero, nkuko niba ngiye kugura Bitcoin hariya kuri exchange ya OKX, ntago binsaba yuko namayininze Bitcoin. Nubwo buryo bizajya bikora USDT, kugira ngo ngiye mbona amafaranga y'amanyarwanda nyakuye mu ma cryptocurrency, binsaba kuvunjisha ama USDT, ubwo ni stablecoin. Ahangaha muzajya kwisanga mwisange, tuzajya dusange Pi yahindutse stablecoin, nayo ibe mu ifaranga rivunjishwa rivunjwa mu mafaranga yandi asanzwe. USDT ikore na Pi ikore kuko ni stablecoin, umuntu wese arayikeneye. Aka kantu ngira ngo murakumva noneho. Akamaro ku mafaranga ya Pi ni guti, ibi bigo n'imbuga bizajya byishyura mu mafaranga ya Pi ngo bikoreshe iyi serivisi. Ibi rero bikazongerera Pi agaciro n'akamaro cyane mu bukungu busanzwe. Ngira ngo ibingibi birumvikana. Bya bigo rero bizajya bifata iyo systeme byo biyishyire muri Pi Verify. Noneho iyi systeme ibifashe kugenzura ko barimo kwinjiza, kubona bakorana n'abakiriya b'abantu bya nyabyo, atari amarobo batabahangitse. Bagenzure ko konti zujuje imyirondoro ikwiranye nk'uko Pi Network ibishaka. Ngira ngo byumvikanye. Hanyuma rero baratubwira ku bijyanye n'umukino w'igihe, umukino n'ibihembo. Pi Today Ecosystem Quest, kugira ngo bishimire ibi bintu bishya, Pi yashyizeho agasanduku k'imikino, bya bibazo twuzuza n'ibibazo byo bita Quest and Quiz mu muryango wa Pi Network. Uko ubyinjiramo rero, ukanda ku gashushanyo ka Pi Today hariya hejuru yaho tumayiningira nyine, murakabona gafite akarango k'umuhondo mu nguni iburyo hejuru nyine. Hanyuma muri application ya Pi yawe, hanyuma rero ugakora bya bibazo, ukagenda usubiza nkuko nabibabwiye. Abantu benshi babikoze muhumure, barabikora rwose. Ntabwo icyanyuma ntabwo gifunguka utabanje icyambere, ni ukuvuga ngo uhera ku cyambere bikagenda bifunguka bikurikije uko wagiye ubyuzuza. Iyo ukanze ku kibazo kitari cyo baraguhakanira mpaka ukanze ku kiri cyo. Ubwo rero ni byiza yuko mukora iyo challenge, ntago bivunanye. Hanyuma nuko dusoze icyo igihembo rero, nusubiza neza ibibazo bishingiye kuri aya mavugurura, uzahabwa icyemezo n'ikirango cyihariye, special edition badge. Murabona iki kirango, iyi thumbnail, iyi ni ikirango cya certificate nyine bari bube baguhaye kuri Pi Chat, bakigwa kuri Pi Chat no kuri profile yawe. Itariki ntarengwa batanze yo kugira ngo iyi challenge tuyirangize cyangwa se ibi bizame. Uyu mukino uzafungwa ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka wa 2026, na amasaha 300 arenga asigaye. Muri make Pi Today 2026 ntabwo ije kwizihiza ibyo Pi yakoreye imbere muri yo gusa,
ahubwo ije no kwerekana ko Pi ifite ibikorwa remezo n'ikoranabuhanga bikenewe n'isi yose y'ikoranabuhanga n'ubucuruzi bwo hanze ya Pi network. Ngaho rero nimusakaze aya makuru muyageze ku bandi bantu. Ushobora no gukanda hariya iburyo aho batwerekaga hari ikirango cya Pi Today iburyo hejuru aho handitse invite, ukoherereza umuntu iyo link, igenda iriho username yawe, hanyuma akayinjiriraho akaba yakora ibibazo cyangwa se yabona amakuru menshi atandukanye no kwinjira akaregistaringa muri Pi network nyirizina. Ndabashyirira link ya Pi network registration, abumva ururimi rw'ikinyarwanda video ibibereka, nayo mugire gute mwe mwanyiraho mu registering Pi abatarajyamo, hanyuma dukomeze kumva uburyohe n'ibyiza bya Pi network. Amakuru rero nakagaruka, turaza kugaruka n'izindi updates z'izindi application zitandukanye kugira ngo turusheho kugenda tubijyanirana byose he kugira igisigara. Mugubwe neza ku itariki 29 mwibuke yuko aribwo Tocoin yagombaga gutangira gutanga KYC. Niba yarabitangiriye kuri bamwe nta tangazo ndabona, ariko turabikurikiranira hafi nitubona amakuru turabagezaho, na za Sinbad na za Avem na za StarX network byose na za Swapphone byose turaza kugenda dukurikirana amakuru 5 kuri 5 tuyabagezeho. Muhumure mugubwe neza rero, ndabakunda cyane. Mwibuke gukora subscribe mwebwe mutarayikora, hanyuma ukande like, hanyuma ujye muri comment utwandikire nubona bikugoye, ushyira mu dutima twinshi, nuko YouTube dukore recommendation ubundi dukomeze kugendana 5 kuri 5. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.